Muraho neza bakunzi ba STV Rwanda, turabashimira uburyo mukomeje kudukurikirana no kudushyigikira mu rugendo rwacu rwo kubagezaho amakuru y'ingirakamaro ku bijyanye n'ikoranabuhanga cyane cyane Pi Network. Uyu munsi turabagezaho itangazo rishya ryashyizweho hanze na Dr Nicholas, umwe mu bayashinze Pi Network. Ndagira ngo turisobanure neza kuko rikubiyemo amakuru y'ingenzi ku rugendo rwa Pi Network, cyane cyane ku bijyanye n'imiterere y'umushinga, iterambere ryayo n'ibikorwa gukorwa ngo dutangire gusarura, iterambere ryayo ndetse n'ibikorwa ngo dutangire gusarura imbuto z'ibyo tumaze igihe twubatse. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro nk'ibisanzwe, njye nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza, abo dusanganwe barabimenyereye, abo dusanganwe mu biganiro bitandukanye by'umwihariko kuri Pi Network barabizi ko tugenda tuvuga amakuru atandukanye ndetse n'ayagenda avugwa hirya no hino kuri Pi Network, ndetse kandi tukanakwigisha n'uburyo ushobora kubungabunga Pi yawe bityo ukayirinda abayijura, dore ko nabo bateye ari benshi cyane. Niyo mpamvu rero tukugezaho update zose ziba zatangajwe kugira ngo ubashe kumenya neza ibyatangajwe, ibyo ugomba kwirinda n'ibyo ugomba kwitaho. Niyo mpamvu rero tuba duhari kugira ngo tubafashe. Rero tutaratangira kuvuga iby'iri tangazo nk'uko bisanzwe nk'umuco wacu, turabanza tugaha ikaze abadukurikira kuri STV Rwanda, by'umwihariko kandi abasanzwe babimenyereye duhaye ikaze abantu bose bakanze subscribe kandi ndetse kandi n'abagira uruhare mu gutegura amavideo yacu agiye atandukanye. Niyo mpamvu rero natwe tuba twabaye hafi tukabikora uko muba mwabidusabye, nk'uko ino video tuba twayiteguye. Hari abari baradusabye yuko twabwira uburyo bagomba kujya bamenya update cyangwa se amakuru y'ako kanya. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kubibagezaho. Rero mbahaye ikaze cyane. Rero reka nanone umuntu wese rero mushyashya kuri uno muyoboro, nawe ahawe ikaze, kamubwira ati nawe ikaze mu muryango mukuru wa STV Rwanda, kandi wicare ugubwe neza. Ndizera ko uzahaha byinshi, uzaronka byinshi ku bijyanye n'ubumenyi. Wibuke gukanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo video zose tuzatunyuzaho zajye zikugeraho mu kanya gato nk'ako guhumbya. Rero tukaba tugiye kubagezaho amatangazo ane. Itangazo rya mbere yanyujijeho ni uko uburemere bw'ibikorwa muri ecosystem ya network. Dr Nicholas yagarutse ku buryo ibigo binyuranye byatangiye kwinjira muri Pi Network, bigaragaza uko urubuga rugenda ruba urwizerwa kandi rushobora gukoreshwa mu buryo bunoze. Naho ikintu cya kabiri, yasobanuye neza igihe cyateganyijwe cyo gutangira icyiciro cya Open Mainnet, ariko yibutsa ko byose bizaterwa n'uko abafatanyabikorwa n'abakoresha Pi bubahiriza amahame yo kubaka umuyoboro ukomeye kandi utekanye. Ikintu cya gatatu rero ni ugukomeza guhamagarira abafatanyabikorwa gukoresha Pi mu buryo bw'ukuri. Yibanze ku gushishikariza abapiyona gukomeza gukoresha Pi mu bikorwa bifatika birimo ubucuruzi, serivisi n'ibindi bizamura agaciro k'ifaranga rya Pi.
kandi ikindi yagarutseho cya kane ni inyungu ku bakomeza gukora KYC. Dr Nicolas yibukije abakoresha KYC ko ari intambwe ikomeye ituma umuntu agira uruhare rufatika muri Pi Network kandi ko abatarakora iki gikorwa bagomba kubikora vuba. Naho rero hano tukaba tugaruka no ku mpanuro, hano turavuga impanuro. Turakangurira abanyarwanda bose gukomeza izi ni impanuro zacu bwite nka Yes TV Rwanda, ntabwo ari impanuro za Nicolas. Turakangurira abanyarwanda bose gukomeza kwihugura kuri Pi Network no kubyaza umusaruro amahirwe ari mu gukoresha iri faranga mu buryo bwubaka ubukungu bwabo, kandi ni ingenzi gukurikiza ibyo urubuga rwemewe rwa Pi Network rutugezaho kugira ngo tugere ku ntego zacu. Dusoza rero icyo twabwira ni uko mukomeze gukurikira Yes TV Rwanda kuko tuzabagezaho ibisobanuro byimbitse ku itangazo ryose, uburyo bwo gukoresha Pi mu Rwanda ndetse n'icyerekezo gishya cy'iryo faranga muri 2025. Yes TV Rwanda, ubwenge n'ikoranabuhanga bibateza imbere. Turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha kandi ko mubashije kumva rino tangazo rya Dr Nicolas, umwe mu bahagarariye Pi cyangwa se mu bayishinze, niwe twakwita ko ari we umuntu ukomeye cyane. Nuko rero itangazo ryacu ryari iryo rishyashya rya Dr Nicolas. Ndizera ko kandi hari byinshi ubashije kumva, ndetse kandi iri tangazo niba uri umupiyona, niba upamayininga, ndizera neza ko iri tangazo nawe rikureba, kandi ndizera ko nawe hari ikintu ubashije kumenya no gusobanukirwa. Niyo mpamvu rero ugomba kuba uri hafi yacu kugira ngo andi matangazo cyangwa se andi makuru mashyashya kuri Pi Network azajya anyuraho, twiteguye kuyakugezaho, twiteguye kandi kuyakumenyesha ku gihe kare neza kandi nta binyoma nta n'igihuha. Ni byiza yuko rero ugomba kubana natwe, wibuke gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo hatazagira video n'imwe urata cyangwa se ngo ubure, kuko muri izo zose tuzashyiraho hari ishobora kuba yagutabara mu byago byo guhomba Pi zawe. Niyo mpamvu rero ugomba kuba update kuri video zose dushyizeho kugira ngo zijye zikugeraho, kandi ni byiza kumva video yose ukayirangiza kuko ntabwo uba uzi ukuri kurimo. Ndabashimiye cyane rero ko mwabanye nanjye kugeza ku musozo w'ino video, kugeza ku musozo w'iri tangazo, tukaba tukiri kumwe. Reka mubwire ati Imana iguhe umugisha, ni wowe utumye tugera aha ngaha, uri uw'agaciro, uri umuntu w'umugabo. Reka mubwire ati Imana iguhezagire.